tugaruke ku perezida w'igihugu cya Mali nawe no umusirikare ariko pike no n'abasirikare barakora ibintu navuga by'ubutware cyangwa se ibintu bikomeye cyane no perezida w'igihugu cya Mali niwe tujye kugarukaho kubera ko nawe gufatira imitungo y'abakanadiye nabyo bivuze bamwita Assimi Goïta cyane yego ndetse biranagaragaza ko abazungu perezida bamwe na bamwe batangiye kubatera ishoti turanabihuza na perezida w'igihugu cya Namibia uriya mudamu nawe pika byinshi ari gukora kandi yitwa Ndayitwa kugenda neza cyane yitwa Ndayitwa ayo muhamari ni Assimi Goïta bari abantu se turi kubavuga kugira ngo bo muri Saheli nitubavuga buriya bose ari bamwe kubera ko hari no yita Abdurrahman Chiani no wa Niger kubera ko Niger aho zekeri yoborwa n'abarabu rero nabo b'abanyafrika ariko b'abarabu ntago bizera ko ari undi muntu nyine bafite ubumenyi kubera ko Ubufaransa niko bwaberetse ko ariko bigomba kugenda so rero ni muri ubwo buryo rero wari ukiri kubaza ariko jewe narindi kuvuga ndashimira abantu baduhaye comments bavuga ngo Kenny ajya avuga ariko tujye tumureka avuge ntago mba namubuje kuvuga Kenny ufite urugari uvuga uko ushaka pike rero uno mu perezida w'igihugu cya Mali ko yarafatiye abakanadiye ndetse agafatira company icukura amabuye y'agaciro ari muri Mali ubwo bayita Barrick Gold agafatira amabuye y'agaciro yaba afite agaciro kangana na miliyoni 245 z'amadolari ariko banemeye ko bagomba kwishyura ndetse bakishyura abana kubye bino rero pike nabyo bivuze ikintu kinini kubera ko bura kumenyera cyase gufatira imitungo y'umuzungu ndetse ukaza no kumushyira amategeko y'ibyo agomba kuza gukora ndetse n'ibintu byawe baba bashaka gutwara mu buryo bw'amategeko wowe kaza kubifatira akajya no baza kuza kwishyura mu kanegotiatinga nabyo ni intambwe ikomeye pike ari intambwe ikomeye cyane biriya bihugu abantu babiyoboye ni abantu badashaka kuvugirwamo cyane kubera ko n'ibigorega bigera kuri 3 byikuye muri kose uyu mugabo yitwa Assimi Goïta niwe perezida w'igihugu cya Mali hanyuma afite yaratojwe n'umuntu watojwe cyane yaratojwe afite amahugurwa akomeye yarigishijwe cyane yiganye yakoranye igisirikare n'abanyamerika special forces z'abanyamerika akorana n'abafaransa akorana n'aba jihadists urumva n'umuntu waciye muri byinshi akaba ari umusirikare nyine uhamye n'umuntu udafite nta kintu ujyanye nyine kiri kumutera ubwoba icyo ni icyambere cyo kandi igihe cyari kinageze ngo abanyafrika bagenzi bacu bunga akaboko ku bandi banyafrika bagenzi babo barebe neza ko byanga bikunda umuzungu nubwo afite akaboko dushatse twamwishyuza akishyura kubera ko igihamya cya mbere gihari uyu munsi ni kino gihamya cy'uko nimba company ya Barrick Gold no muri Congo iri muri Mali ikaba no mu gihugu cya Congo yego kino Congo duturanye niba iyi company ishobora kuba yarahagarikiwe umutungo wa miliyoni 245 ijya guhagarikwa z'amadolari akaba ari yawufatiriye kuko ni umutungo utari uwabo icyo kintu tucyumve neza ni umutungo w'abanyafrika batwaraga ku giciro gitoya uyu munsi akaba bari abanyakanada bavuze bati okay kugira ngo twongere dusubukure kongera kuba twacukura amazahabu mu gihugu cyanyu kuko turayakeneye sibyo reka twemere nka company ya Barrick Gold twishyure miliyoni 438 yego turi kumvikana ubwo ni miliyoni yabwo ni miliyoni bongeye utari munsi y'140 140 gutyo hafi 170 so ravuga ati twemere tuyishyure ariko tunige negotiation y'uburyo dushobora kuba twakomeza gukorana byumvikana ko turamuze tubashyize natwe ku giciro bashobora kwemera ahubwo ikibazo gihari bamwe mu bantu turi gukorana nabo muri Afrika ntago babyumva yego ariko pike ikibazo nasengira nasemvuga ni kuba ari Canada ari Amerika babikora cyangwa no ko ari Canada bura Canada nayo arukuntu igenda gake yasinza ahubwo ko tuzikari bene umugabo umwe ubwongereza buyoboye ibyo bintu byose pike kuki Canada yo bishobora kugenda gutyo kandi tuzikora abagabo batajya banegosia no kubera iki ntago ikibazo ari Canada na Amerika nuko bimeze none se ejo bundi igihugu cya Namibia president witwa Ndayitwa yohereje ejo bundi yohereje abazungu bose yarabadiportinze nawe yabashubije muri Amerika badafite ibyangombwa hababwira ko batemere kuba mu gihugu cy'abafite visa bagomba kuba bahari bafite visa so niba icyo kintu kiba cyabaye rero sasa reka turebe amwita Ndemuperirane Timbo Nandi Ndayitwa yego so niba icyo kintu kiba gihari ari uko nguko gihagaze reka turebe ngo byanga bikunda bashobora kwemerera bakaza ku meza kuko ntago bari bugwe mu icyo gihugu cy'abandi kandi rega bisa nk'ibyanabaye Kenny ni mpamvu abantu benshi tari kwibonesa ejo bundi leta y'u Rwanda yavuze ngo ntago dushaka ababirigi
duciye umubano n'Ububirigi yego nese uwo mubano warakomeje cyangwa wahise uhagarara warahagaze abazungu rero gihe kirageze ngo dusobanurire ko ari abantu bera ariko bameze nkatwe yenda bafite iryo koranabuhanga bafite n'ubwo bumenyi bafite byinshi bagezeho ariko n'ibindi bihugu byagiye bitera imbere byageze imbere kubera kwigana ibyo bintu by'abazungu bisabwe bihugu twe turimo natwe bitureke twigane kuko buriya kwiga no kwigana kandi abantu b'abahanga baravuga ngo umujura wa nyawe ni buriya original thieves they never steal the real product they take the copy abajura ba nyabo ntago batwara imari ya nyayo batwara copy so rero natwe turamuze tugeze amahirwe twigirwa amahirwe yuko muri yo kurera tubigobotore inganda nyinshi zabo ushobora kuba zaza hano na leta zikadufasha byatuma tubasha kumenya gukora bikazatuma rimwe rimwe tubasha kubigobotora kuko uno munsi turi kuvugana yego waruvuze ku kibazo cya Canada Ese kuba Canada barayigobotoye cyangwa se bagafatira imitungo yabo ndavuga amazahabu ndetse bikajya naho baza kuza kurenzaho andi mamiliyoni menshi urumva iyo baza kuza kuba leta zunze za Amerika byari bushoboke ariko none ugahita wibaza ukabote se leta zunze za Amerika bongeza ko baba bari kumwe ubundi ni gute basa nkaho badohoye hariya muri Mali cyangwa se bemeye ko bakora ibintu nk'ibyo urumva baba bashaka ngo bafate ibintu by'ubuntu ntago ari ukudohora kubera ko sorry mbabarire gato nari mvuze utarasoza ariko warushoje ntago ari ukudohora kubera ko ikibazo gihari biriya bice birimo abasirikare bamwe batojwe na Amerika n'Ubufaransa babize kubigobotora buriya ntukarebe abantu benshi kenshi na kenshi bakunda kwigobotora abamaster babo ariko biragora rimwe na rimwe abandi nabo kutabigobotora kubera ko ibihugu byinshi by'abanyafrika biyobowe n'abanyafrika bamwe aribo bareberera izo nyungu z'abazungu muri Afrika ariyo mpamvu n'utandukanye nabo we ntago bakumva kimwe nk'abandi bantu babumva ko ibyawe batazi n'ibyo ari byo kuko bamaze kwitandukanya n'imyumvire yabo yuko baba bari kumva ibintu so rero kenshi na kenshi iyo icyo kibazo kibashe kuba cyaba gutyo Kenny bisaba ngo abayobozi bacu twebwe kure badufashe kwigobotora izo ngo y'izabazungu cyangwa bari abazungu babashe gushyirirwaho igiciro nko kubona muri Mali byagenze Burkina Faso niko biri kugenda naho kubera ko Brahim Traoré yavuze ko yazajya yicukurira mamariye hanyuma Assimi Goïta nanone nawe wa Mali turumvikana nawe niyo gahunda yafashe niyo mpamvu bazungu babwiye ati Barrick Gold yanyu ntago muza gutwara zino zahabu twafatiriye ahubwo zuragenda twe ku giciro dushaka icyo giciro wumva cya $430 n'izindi ntugire 438 ntago ari igiciro Mali yashyizeho kuri izo zahabu oya ni igiciro abanyakanada bapropoje ko bashobora kwishyura igihugu cya Mali kugira ngo igihugu cya Mali cyemere kubaha izo zahabu kubera kumva abamari bemeye gushyiraho igiciro ku bintu byabo noneho byumva byumvikana rero ejo bashobora kuvuga ati twebwe n'ubwo amafaranga mwemeye kuyatanga yego sibyo has agreed to pay okay bashobora ati nubwo mwemeye amafaranga kuyatanga twebwe ntago amafaranga rero twemera turashaka muduhe miliyari cyangwa turashaka muduhe miliyoni 800 yego kuko urumva icyo gihe bagiye kuri negotiation ibyo bita negotiation table bagiye ku meza y'ibiganiro ariyo twize kubwira abantu turabwira ngo abanyafrika dukomeza kutireba cyane bizarangira twebwe tuba ku meza as menu nkaho twebwe turi ibintu bireberwamo ibyo ibiribwamo mu meza cyangwa tuze as a product which is inside the menu cyangwa tuze nkaho twe turi ibiribwa ku meza nituramuka abanyafrika benshi badakomeje kudufasha abayobozi nibo ndi kubwira n'abaturage babyumvira ariko cyo bireba cyane iri jambo bisa nk'iri abayobozi bacu bisango bamaze kumenya ko igihe cyose bo bicaye ku meza y'ibiganiro n'abandi banyamahanga batagomba gufatwa nkaho bo ari bo menu aribo bareberamo ibiribwa turi kumvikana ko ibiribwa ubwo ni twebwe barubanda rugufi turumvikana noneho iyo twe rubanda rugufi tutariwe n'abari nabo bararibwa magufuri yarariwe nawe yariwe nk'ibiryo not as a menu ahubwo menu yariwe nka product irega icyo tukagisigaye na hano mu Burundi ejo bundi yaruherutse kuribwa yitwaga Nkurunziza nawe yarariwe nawe yariwe nyine as a product nawe yarariwe ntago ariwe gusa abaperezida muri Afrika kenshi bagiye baribwa kuko umuzungu iyo mutumvikanye ikintu arakurya nibyo ariko no mwebwe nimwumvikana abanyafrika mwese ntago umuzungu azaza ngo abarye gutyo nk'abantu bintuza ntago byakunda yabarya gute ariko ibyo kurango bikunde Kenny yego bisaba ngo uno munsi abaperezida ba Afrika ni bavuga ngo bafite inama nyafrika babanze bakurema akaboko k'umuzungu kubera ko barajya gukora inama yabo ya Afrika ireba Afrika usange ngo harimo ngo abatumirwa abazungu ngo
harimo ngo abazungu baje kumva ibyo bavuga ahubwo usanga abantu b'iburayi nabo ba support ni nabo bari no muri iyo nama cyane batera inkunga kandi Afrika ubwo ishobora kwiterera inkunga ibiganiro yagira yego nta nubwo ari ngombwa izo nama za Afrika z'ubumwe ngo zore zibera muri Ethiopia muri iriya nzu bubakiwe n'abashinwa oya yego peak ariko urumva bizagorana kubera ko bizasa no kubaka ibikorwa remezo nimba inzu Africa Union ikoreramo ari inzu yubatswe n'abashinwa ndetse harimo n'ikoranabuhanga ryayo urumva ko Africa bizasaba ko bashora peak bashobora gushora bagahindura inzu kwigumana ntago ari ikibazo ahubwo guhindura imiterere n'imikorere y'iriya nzu kuri iriya nzu ikintu ikora buri munsi twara amakuru ibyo yakorewemo itwara ibyateguriwemo bigaca buri gihe mu nkokora y'ibyakabaye bigomba kugerwaho urumva gutegura iyo uzakemura ikibazo hari undi muntu ukurana ushaka guteza icyo kibazo kandi aho bagiye gutegurira gukemura ikibazo aya makuru yayumvise mbere kujya kuri tele gukemura cya kibazo ntago bizakemura ikibazo ariko hashobora kubaho kongera iyo nzu kuvugurura imiterere n'ama-installation yayo bano banyafrika batuyoboye ejo navuze ngo ibihugu 53 byo muri Afrika gute bidashobora kugira satellite yabyo iki ni ikintu gikomeye reba umugabane wose wa Afrika dufite yego ntago ibihugu ushobora kugira satellite yabyo kandi nta gihugu na kimwe gifite abaturage badatanga imisoro nta gihugu na kimwe kidakora ibyo bita mwimbozi ni ukuvuga kitagira umusaruro wa buri mwaka akantu kumva neza none bino bihugu nubwo bose bari kumwe mu nama imwe ntago ari bamwe ntago bashaka kuba bamwe ya psychological warfare twari turimo turavuga bose bari mu nama imwe ntago bashaka kuba umuntu umwe urumva icyo ni ikibazo bwacyo ntago bari bwumvikane kubera ko uyu nguyu najya mu nama bumvikana nibi umuzungu agaca ku ruhande tuwe ngwino areta agenda yiruka icyo ni ikibazo gikomeye ubwacyo cyakaba gisaba ngo navuge ati hoya nanjye sinza akamera nka Kwame Nkrumah yaravuze ngo nta bwigenge bwa Ghana turumvikana mu gihe Afrika yose idafite ubwigenge abantu bakera bagerageje gushaka gukura Afrika mu maboko y'abakoloni ako bose barabishe ariko at least baragerageje no musuri kubasha no kubana no mwanya wo kuvuga yego cyakoze none se iyo bitagenda gutyo twe kuba tukira abacakarishwa tukiri gucakarishwa ahubwo avuga ngo muri kino gihe no turimo burufashe ubutegetsi wese ahita ashaka korohera abazungu kusanga baramukizeho ibyaha kabera koranye nabo bakagira ibyo bamufataho by'amavideo n'ibindi bakamushyiraho ibyaha hanije bakora ibyaha bihimbano yayi zaraje bashobora guhimbira n'ibyaha none rwa rukiko rw'irahe dukora tuvuga rugahita rutera abantu bo muri Afrika gufata imyanzuro yo gukemura ibibazo byabo kubera iki ntago bakigira patriotism ntago ukunda Afrika cyane bakigira basigaye bafite icyo kwitwa kwikunda kuko batavuga ati byanga bikora no twagenda kandi ugasanga n'icyo gihe bageze mu cyo gutangira gukunda ubuzima abenshi muri Afrika ugasanga batagiye gukunda ubuzima bashaje noneho waba unavuga uri mutoya bagatangira kukwikoma ngo uriya nawe azamena intuza azamena isosi cyangwa azamena ubugari bikazarangira nawe baramaze kugukura mu nzira so rero ni ibintu bagomba guhindura kwa ariko bigahindukana nanone n'imyumvire y'abaturage buriya biragoye kuba uri umuyobozi Keni hanyuma abaturage uri kuyobora ugasanga bo bari kugenda bicamo ibice ukibaze bano bantu uko bicamo ibice kubera iki ubwabo ntabwo bafite uburyo bwo kumvikana kugira ngo babashe kwiteza n'imbere erega ahandi hantu bigorera nuko abaturage ubwabo bashaka kwigira abaprotisiye abaturage benshi none nta muturage ushaka kuba umukozi ariko ngo nigeze ngenda njya mu byaro muri Afrika ugasanga abantu bamwe bicaye hariya bari kuganira ku kibazo ngo cy'imisoro iri kuzamuka byinshi bitari munsi ya 17 maze kugendamo ugasanga abandi bakoze udutsiko twa politike abandi bari ku ruhande abandi ku ruhande ariko bo ubwabo ntabwo bashobora no kwihuza ngo baganire bavuga bati niki twakora nk'uruganda muzi imbaraga twirirwa dutakaza tuvuga ngo uriya muprotisiye ntakora uwo muprotisiye uri kurwanya ntabwo ujye ku ntebe ye cyo ni icyambere namara no gutorwa ntabwo ari bukuzanire mu rugo cyo ni icya kabiri noneho we ntabwo uri gutekereza n'ibyo ushobora gukora ngo uzamure uruganda cyangwa uzamure impano yawe ejo nawe azakubona avuga ati noneho ndabona bino twabikomeza muri Zimbabwe hari umusore wahimbye imodoka yahimbye imodoka ariko ejo nabonaga Elon Musk izo modoka zamubanye urumva zamubanye ikibazo ariko ugiye kureba nk'abo bantu muri Zimbabwe kugira ngo batangire guhimba imodoka urumva ni ibintu bisa nkaho ntago ari ibintu byoroshye ariko leta yabashije kugerageza gupfa nkaho ibyoroshyamo gakeya mu kubyakira turi kumvikana ariko no mu bindi bihugu byinshi ufata imodoka wayihindura n'imodoka hari akamodoka kagufiya
tubereye ku modoka gafite metero 3 n'igice kuri enye ukaba ushobora kuvuga ati injine imodoka ari A4 drive ikururira imbere urumva AW drive ikururira imbere atari 4 wheel cyangwa atari 4matic reka nyigabanye mbashe kuba nangira inyigira imodoka ndende y'imizigo kubugize gusa imodoka ndende y'imizigo mu bindi bihugu byinshi byo muri Afrika gise kibi kibazo kubera ko leta atangira gucharging ibintu byinshi bakongera ibintu byinshi bakabaza none bamwe banakubaza ngo imodoka se turebe ukuntu yavuye mu ruganda imeze bayireba kuri internet bagasanga hari cyahindutse ngo nese ngo kwatari ukungu ku imodoka yaje ngo ngo wayigeze gutyo ukoze ngo hano ngo wakoze piratage ngo amaze gupirata umuzungu uwo muzungu uri kuvugira we buri munsi ari kutwiba amabuye yo gukoramo ibyo bintu none bagatabwira ngo wamaze gupirata umuzungu ngo kucyo wafata imodoka yangu ukahindura imiterere muri Korea nicyo kintu bari gukora cyonyine bafata spare parts z'imodoka za Benz n'ibindi bagahita bazindura imiterere bakazigira imodoka zabo za Hyundai za Kia n'izindi Kia Motors n'ubwo buryo zubatse nawe n'ibyakora mu Bushinwa bari gufata imodoka bafata amaspare y'imodoka za Japan n'ibindi bakazikorana ndetse bagafata n'amazina bakaba bamaze kuzinda bagatera imbere kubera ko bamaze kurenga the right of the patent bintu bya IP ntago bakibireba ariko muri Afrika ibihugu byinshi barakera ngo intellectual property right twe ducuza ku masoko yabo kubyo usanga abantu babuzwa n'ibintu by'abandi ngo tugiye kwiba se turabatagatifu abo turi kwiba abo nabatagatifu ariyo mpamvu muhanga kubwira ngo the original thief they never stole the product they take a copy abajura banyabo ntago batwara imari ya nyayo batwara copy ariko abayobozi bacu cyo nago baracyumva kubera ko baracyari kurenga inyungu z'umuzungu ngo namenya ngo hano ngo bari kwiba ngo bari ikibazo ngo giye niba mvuze gutya ngo ngiye vuga ngo nshyigikiye abajura ugasanga icyo n'icyabaguhamya ngo kuki ugira abantu inama ngo kwiba oya IPRO birasaba ngo twige kuyirenga niba dushaka gutera imbere muri Afrika turebe iryo koranabuhanga handi bakoresha tuze turikoreshe izo modoka zigiye zikorwa ayo mabasike yarakorwe ibintu byose bikorwe hanyuma ibyo bintu byabaye made in the country which is anywhere in Africa bigabanyirizwa imisoro kuko byabaye ibinyagihugu bigiye kuri make ariko byagutangaza kuba ikintu cyabaye made in somewhere in the country cyakorewe mu kiye gihugu kigahenda cyane kurenza cyo kintu kizaturuka hanze kikishyura n'imisoro n'ibindi byose n'amatransport cyangwa icyungo cyakorewe hano mu gihugu kigahenda we ukibaza kuba gihenze cyakaba aricyo kigura make kurashobasha korohereza abaturage kugikonsoma bakunda ibyo bintu by'iwabo none ikintu cyabo uragihenze ngiye gura kano gapira nkaguza 5,000 turi ngaka ngiye ka branding aho kino kintu ubona ndetse cya Halo Napkin na Macotex kahagaze byose 9,000 ariko ngiye kugura umupira wakorewe hano mu Rwanda hagaze 16,000 urumva so umwenda agenza ugura kandi umupira uri made in my country ariko pike wenda nyeka ko urumva nk'abana bari kugerageza gukora ibintu wasanga produit baba bakoresha ziba zihenze cyase ziri hejuru izo produit cyo ni ikibazo cya leta kongera amafaranga mu nganda kongeramo ingengo y'imari mu nganda zikiri kwiyubaka ntabwo baramenya guhangika oya leta igomba gufata ibyo bintu ikabifata nk'ibyabyo kuko izo ni inganda za leta z'abaturage ba leta buri abaturage nibo leta kandi leta n'abaturage kandi leta bahubwa abaturage ni ikibazo cya leta kureba ngo izi nganda zirahabwa gute facility ariko ni ikibazo cya leta kuvuga ngo aba bantu barabona gute premium materials ku mafaranga makeya ni ikibazo cya leta kuvuga ngo niba cotton ziri guhenda impamvu nuko natwe turi bujye kugura mu Bushinwa bamenye ngo ipamba leta igomba gushaka uburyo ihinga amapamba ni ikibazo cya leta mu kwagura mu bindi bihugu nkuko ubona hari societe twa Sadi Group ihiga ubundi butaka bwose bwa Qatar ikajya kugura ubwo butaka ikabuhingamo ni ikibazo cya leta kwagura ahantu igomba gukora ubucuruzi ni n'ikibazo cya leta kongera kwibutsa abaturage ubyumve neza umubano igihugu gifitanye n'ibindi bihugu ndetse n'amasezerano y'ubutaka byagiye bihana kugira ngo abaturage bajye muri ibyo bice aho no munsi turi kuvugana naje nawe reka mvuge kuri leta y'u Rwanda ko niho ndi leta y'u Rwanda ifite ubutaka yahawe na leta ya Republika de Centrafrique ibyo ntago birabapiburiye mu baturage ngo babimenye bamwe bagiye muri Centrafrique kujya guhinga kandi dufite ubutaka bunini butari munsi ya kilometero ndakeka na mahegitari arenga 900 hari ugasanga iryo banga ryahishuriwe abakire nk'aba Robert Supply mo hari arwinga kilometero kare arwinga hegitari 40 yenda yaraguze cyane yaguze cyahwana leta ariko nk'ubwo leta ifite ubwo butaka buri aho ngaho ariko habuze umuntu ukora sensibilisation kuri abaturage ati nimuramutse mugiye hano mufite igishoro mugakora ko n'abaturage yenda ejo bundi tuzabona izo cotton tuzabona ibyo byose kubera ko abaturage bagiye bahabwa ubundi butaka mu masezerano ibihugu bigenda bigirana bihana ubutaka bwo gukora dufite ubutaka muri Djibouti
leta y'u Rwanda yahawe na Djibouti, dufite ubutaka muri Tanzania, kuko leta y'u Rwanda uko itanga ibyanya kuri abandi baze bakora inganda niko na leta bayihereza inganda. Leta nyinshi zo muri Afurika nuko zinakora nazo tuzizimbukiye, ariko ugasanga ayo makontra n'amasezerano yarabaye, ariko ibyo bintu birahari ntago bikoreshwa. Aho navuze ni nka leta usanga zifite ubutaka muri reserved property zidahereza abaturage ngo babukoremo indi mishinga. Kubera iki? Abakaba bari kwiga imishinga yo gukora muri ubwo butaka ntago babukora. Bisaba ngo Afurika gutera imbere kwayo bihindukane n'abayobozi ndetse n'abaturage mu guhindura imyumvire ko bakeneye kuba abakozi. N'abaturage benshi nabo ntago bashaka kuba abakozi Keni, bose barashaka kuva mu byaro bakaza mu mujyi kuba abakonsumateri. Ntago bose bashaka kuba abakozi. Nibyo bahingaga barashyira ngo baze mu mijyi biramuke bihende, kubera ko ntago bashaka gukora, ntago bashaka guhinga, ni bashaka korora. Abaturage benshi ikibazo pike biracyagoye. Reka hanze nkureke nawe uvuge. Tugarutse ku byo twari turi kuvuga, urumva twari turi kumaza ku kantu nimba abakanadere bo basa nk'aho babuze imbaraga cyangwa se ari abanyafurika bari kugera cyangwa se bari gukora ibikorwa bikomeye. Noneho turaza guta tubihuze kubera ko hari abantu benshi bari kugenda bakora ibikorwa by'ubutwari pike, tukabona ko biraza kuza kugenda birushaho gusa neza cyangwa se bitume ibyo twifuzaga cyangwa se ibyo umuntu wese yakifuje kuba Afurika, abanyafurika batari buze kuza gufatwa nk'abacakara, kubera ko buranga abazungu ngo batubona nk'abacakara. Biragoye ko abazungu bashobora kutubona ko tumeze nkabo. Ese ubundi kiriya cyo kizakemuka ryari pike? Uburengo bari kutura n'ubundi babona ngo tutameze nkabo, tudashaka gukora nkabo, nta kintu kizima tugira. Hari igihe cyageze ko abaperezida bo muri Afurika bagomba gufata umwanzuro wo kutazasubira i Burayi cyangwa gukorana amanama n'abazungu, ariko byarangiye babirenzeho Keni. Reka kano kantu nkibutsa abantu ndetse n'abaperezida nabo bamwe n'abaminisitiri bamwe tubagaye bakora byinshi byiza, ariko nabonye Ruto arimo William Ruto ni perezida w'igihugu cya Kenya ari guseka ari muri bisi ya Twegerane gushyingura umwami w'Ubwongereza. Wari umunsi nyakuri ugaragara ko habaye agasuzuguro ndengakamere k'abaperezida benshi bo muri Afurika bagomba gufata umwanzuro. Impamvu yo ariyo mpamvu mbese mvuga gutyo, ibaze kuba Joe Biden wenyine yahawe za motorcades n'ibindi, abandi batwarwa muri za school bus, mu bisi nyine ari aho ngaho private buses. 40 president, abaperezida 40 bose bo ku mugabane wa Afurika batwarwa mu kibisi, ndakeka niba ari kimwe n'ibibiri, byari bibiri, mu gihe perezida umwe gusa ahabwa motorcade. Noneho nk'uyu muntu Assimi Goita yakwifata kugira ngo we arebe uburyo yatangira gukuraho abazungu, ugasaba no munsi nubwo agira ngo yumvikane n'abantu banyakanada. Ejo Abanyakanada no muri Kongo bari ushaka usanga Tshisekedi perezida w'igihugu cya Tanzania cya Kongo ashaka gutavuga ati ubwo ngabo ni bazi wacu, kumbere kuguhamagana ne na 40 aho kayanga. Mu gihe bose bumvikanye bazamura igiciro kimwe, icyo gihe n'icyo twavuga ngo Afurika iri kumvikana turi gutera imbere. Niba no muzungu hano kwa Assimi Goita Barrick Gold, iyi zahabu yabo turi kwibara bakavuga ngo okay, zahabu ya hariya ifite agaciro ka $700,000. Nibaza hano no muri Kongo babace 700. Ariko biza muri Kongo ambwira ati dufite 230, avuga ati ahubwo nari nyakeneye uza amakimbirane nifite y'intambara ko nendaga kunyaca mu mperezo de 130 million, ezo 230 millions US dollar. Ugasanga uriya wari ufite zira reserve zifata nk'igiciro kirahombye. Kubera iki? Bose bari kurushanwa umushoramari kumutanguranwa, kubera ko ntago dufite processing factories zishobora kugira ibyo zibyazamo imisaruro muri ibyo bintu. Ni muri ubwo buryo rero, ariko bibaye na Amerika nabivuzeho mu kantu gato twari turuganira. Perezida wa Namibia ejo bundi yafashe umwanzuro arabirukana, twarabibonye. Yego. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yafashe umwanzuro irukana Ababiligi, turabibona. Nta nubwo ari umwanzuro gusa, yigeze no guhagarika ambasade y'Abafaransa kera. Si no mwanzuro leta y'u Rwanda ntagaritse BBC gukorera mu Rwanda, yagarika na Deutsche Welle. Yego. Ibyo nyine ni ibintu tugenda tureba. Ariko ibyo byo Perezida Museveni, Yoweri Kaguta Museveni yahagaritse Abahinde gutwara ibintu by'ubutare bubyara ubutare bwahariya babwita ubutare n'ubundi, bwita n'ubundi ubutare mu Kigande. Yahagaritse Abahinde kubutwara kura bugiye bukorerwa bukavamo ibyuma bukavamo n'amarangi. Amarangi menshi dukoresha ku isi buriya akorwa n'Abahinde. Yego. Babikorera mu Buhinde, yarabitegetse, n'abandi bashobora kubikora bigakunda. Yego. So uri kumva rero ibyo byose Keni, nibyo Gaddafi ari kugerageza, nibyo Gaddafi ari kugerageza, ntago ari we gusa nandi bajya bigerageza. Ariko noneho no musturika dusabe ngo abahari bose nibabanze bo biyunge, biyumve nk'abanyafurika bahurize hamwe.
bigira umwe ufite umukoro n'umubwira gutya n'undi ufite ngo umubwira gutya ngo muri deal ngo umujyanama ubundi abaperezida bo muri Afurika kuki bakeneye abajyanama b'abazungu n'abajyanama b'abanyafurika barashobora kugira kuko na perezida wo muri Afurika ushobora gusanga adafite ngo abajyanama bo mu Burayi bo muri Amerika murabashaka iki ko mutari abajyanama babo kuki mwumva ko babashobora kubagira inama so rero bisaba ngo abaperezida bo muri Afurika babanze bo bwabo n'abaturage bo muri Afurika ubu hano ngo udashimye ubutegetsi ukajya hanze abazuba gutera intwara inkunga ukaza ugashinga imitwe iyo mitwe yo kwica abandi abanyarwanda cyangwa abarundi cyangwa abagande cyangwa abanyacadi cyangwa abanyagabo cyangwa abanyasudani bene wanyu kuki mwumva ko mukini guhora muciga imitwe yo kutumvikana na leta ubundi byo muhora mugira byo kutumvikana leta ni ibiki ubundi perezida mwamuretse agakora akazi ke na minisitiri n'abandi namwe nk'abaturage mugakora kandi kazi kanyu ko imirimo ari myinshi reka twubake igihugu dukeneye kubamo tucyubake neza ku mahoro nta mwiryane turapfa iki ko twese n'ubundi dukeneye n'urutegereje kuturya ko ari urupfu rwose rutarizera ruhagarara muri kano gahe gato ko kubaho turi gupfa iki koko niko bimeze pe genda bakunda rero nubwo mwamunyanga ariko genda bakunda love you so much turagushimiye cyane pike